basi ntuzajya no kugenda mu muhanda jya kumva basi ujya yumva ko wasizwe amavuta na Nyagasani sangwa sinzi ko tubona ikintu mbitura muri iyi si mubona uri umubyeyi kuri abandi uri umubyeyi ukwiye urugori bana babyara abana bakabakana abana bajugunya simbizi gusa niba umubyeyi nicara nkirahira ko muri ubuzima uretse n'Imana undi muntu ufite muri ubuzima ubwo utabeho nawe n'Imana njye sinaba ndiwe ko numenyesha ubuzima bwose mfite sangwa njya nibaza gusa undi kubera iki wemeye kumba hafi ukanyereka urukundo mu gihe abandi bantu bamfata bakambona nk'inyamaswa nanjye kuko najya nireba ngo nasinsa nk'abantu nkibona nyine nkabona ndetse nk'inyamaswa sangwa wampaye amazi yo kunywa unsanze ku muhanda ariko njye bikunze nkabona imbaraga naguha amazi y'umujyi cyangwa y'ubugingo buhoraho ni ukuri bameze nuko mbikubwira gusa wowe wasizwe n'Imana undutira abitwa ababyeyi banjye na famiye yanjye ese njye nkeka ko umubyeyi wabyaye atakiri mu maboko ari impyisi ntabwo nyiribaze ko ari umubyeyi ahubwo njye mba numva ari nk'impyisi cyangwa ikindi gisimba kigenda mu muhanda sinibaza ukuntu umubyeyi yifata akabyara umwana amutwise amezi 9 akamura akava ku mwaka umwe akajya ku myaka 8 akaba aribwo ajya kumuta muri borodire sangwa wanyuma cyangwa utanyumva nawe mu nzira muri iyi si we n'Imana nimwe bantu nzi nanjye kandi mukaba munsi umwari ndi kumva agahinda kawe ariko natwe ntabwo ari uko twisanze twakuriye ku mihanda nk'abandi ariko humura turi kumwe nzakubera mama wawe nzakubera byose sibyo ndumva nta magambo mfite yo kubwira gusa urakoze umwari ihangane wanyizeye ko narindi nyambika ikamba ry'ububyeyi ihangane nanjye sinzagutenguha kuko ngo nzabe n'ubuzima bwanjye bwose umwari ihangane nzakubera mama wawe nzakubera abavandimwe sangwa nahise yasaze ishira mama wawe nawe uzambera umwana ihangane nikaki gatiyara basi gahinduka ingoro uzamugana umutuzo ko baza undi muryo ikunda ihangane umwari ihangane ndabizi natwe twakuriye mu buzima bugoye Usanze ku muhanda uri kuri kambo neza n'ubuze n'ikibazo kuko bitangaje ko uri kuganira n'abantu bari kuganira ari ibisazi ya nari byo baniruka sine kandi kumwe n'abacu yanjye byo bayine nati shonyine turakomeza nyine nandi kumwe n'abacu b'inshuti zanjye iyo twagiye kuba ibisazi bito hanyuma ari n'abantu baraganiriza ntabwo ntabwo nzukuri nanjye none se ubundi witwa nde? Intimesi.
usanzwe utuye n'ahasi. aya ntuye za Kimuhurura gutyo. Uva Kimuhurura uza kunywera inaha. Beye ntusangwa aze kije werera ibintu byose uba wabivanye mu nzira ingofero yanjye yo uyibagira ute ze ari byo mwaba mwatetsera be hamaze kubasangahe bebe ubundi najyaga mpima ko saa sita zibaze igicucu kiba kiraha mwageza saa 9 mu masaha nta kintu nari nashyira mu nda mwiriwe ahangaha ariko mbe mumaze kwibonamo iki njye ntaho nakirirwa mu rugo ngo ngeze saa 3 saa 4 saa 8 saa 9 nta kintu ndashiraga mu shanda nashonje byariko ze ubundi sangwa iyo mvuga rimwe kabiri gatatu ntaho baga wumva none ibifu birimo biranigoronsora ntumbaze ngo byanagenze biti sangwa ewe no imba yagiye he reba ati nsigaye muvuga andeba ibitaka bivunira mu matwe neza nimba ari ibiti bimurimo nimba wari mu biti ibyo bimaze kundenga ubuse ntabwo mwakoze amabi. ntabwo hano bakora. Ubizi ko tutazi nuko wageze hano. rero ukuntu mba nigize se ntabwo bakora. Ibyo tubireke. Mu buzima busanzwe se ubayeho niba ujya gutwikira wambwiye ngo gutwika nawe uranzegerera mbaye uti gutwika nyine biba ari ibisazi nyine nawe urabyumva sinzi aho kumeze gusa nyine ni ugutwika gusa. ugataha mu rugo se ugataha iwawe. Sibyo si uyu munsi byandaburanye ubundi nitahiraho ntabirenze. Shana araburanyijwe cyane ko iyo uvuye muri ako gatwiko kawe tahahe ni na rimwe ntaho cyangwa undi nkigira mu bajama banjye. nubwo buzima ya birahagije. sekwenye nta ntego nta kindi. cyasi intego ziza nyuma. Anyway rero njye mba hano ahubwo se ndabura ko numvise ngo wanyweye ku muhanda witwa nde? njye nitwa Priya mba hano n'abandi bacuti banjye. N'iki kizu cyose mfite umugabo? No nta mugabo mfite mba hano umucuti wanjye umwe nuko uyu munsi adahari ariko by the way burije uko biri kose hano nta kibazo. hari icyumba ndakwereka icyumba usanzwe ubijyane ubundi tuzabimenyesha. ndumva ari icyo njye rero mba naniwe ngiye kuruhuka ubwo usanzwe ubijyane no mu gikoni. nge nkakubwira ibintu byose ntunyumve ubundi wowe hano simeruka ari wowe nyoko hano ubungubu kano kanya nako mama hari yatwitagaho mu gatondo akihiringa igikoma nubwo cyabaga kirimo umusenyi twabaga twakinyweye akaduha ikijumba nubwo cyabaga kimwe akagicamo ibice bitatu kikagabana 5 ariko cyabaga cyabonetse. none nawe bagusize hano nka nyoko nako mama
kugira ngo tureberere umuntu yarakanutse wagiraga ngo neza bo uzi twadushyumba shyamba bajya baravuga ariko urinda uvuga ngo warakanutse si inzoga wirirwamo urinda ubyuka usaba ibiryo wiruba wakoze iki harema bagera mu nzoga nakandi kazi uba wanywesheje rero ayikorera rero jya uyaryamo nzajya nita ku mwari nawe mwiteho umuntu w'umusaza aho kumfasha ngo tubarere uvuze utiki nzajya nita ku mwari nawe mwiteho umuntu w'umusaza none ntaho uwo mwari yagufasha ahubwo mukanyitaho nawe mukuru usumfasha iki rega nkubwire nureba niba gusize nkaho ari wowe ugomba kuturebera wizamura amagambo ari wowe utuma umuragiraga ntabwo mama yasize mfite amaso y'imyaka akaba amaze gutukura akaba ameze nk'ibisheke yaba yaraje ngo barebe ukuntu usigaye umeze wishwe n'itabi wishwe n'inzoga ushaka kugarura mama